ikaze mukunzi w'Ubumwe News TV, amahoro y'Imana abane nawe aho uri hose. Nizere ko umeze neza, kandi niba utameze neza ibyo ari byo byose bizagenda neza. Niba ukora ibyo ugomba gukora mu gihe ugombaga kubikorera, nta kabuza biba bizahinduka kuko ibihe bihora biha ibindi. Hanyuma rero uyu munsi nk'uko bisanzwe nabazanye insanganyamatsiko itandukanye, nyuma y'uko hari ibintu runaka nsoma, ibitabo bitandukanye, ubushakashatsi busanzwe nkora, nkagera ku kantu nkavuga ni kano kantu gafite ikintu kansigiye. Ndavuga ni reka mfate video kugira ngo nkasangize n'undi uwo ari we wese abe yakunguka nk'uko nungutse, ariko nawe ugasangiza undi. Numara kubona aka video ukakumva ukumva hari ikintu kagusigiye, nibura ntubigumane wenyine, reba undi muntu wabisangiza kugira ngo nawe ubumenyi bwe bwisumbureho, cyangwa agira ibyo ahindura, cyangwa agira ibyo yiga byiza n'ibindi bibi yareka, kugira ngo ubuzima bwe burusheho kuba bwiza. Hanyuma rero uyu munsi insanganyamatsiko nshaka ko tuvugaho ni ibimenyetso byakwereka ko nta bwenge ugira. Ibimenyetso bishobora kwereka ukavuga uti ewe nta bwenge ngira pe, ngiye mu kazi irende kubona nta bwenge ngira. Ibi bitandukaneho wenda, uretse ko mu byo turi bubone hari icyo waza gusanga ugasanga n'undi muntu yabibona. Ibi bimenyetso n'undi muntu yabibona. Harimo ibyo wenyine ushobora kwicara ukavuga uti ubwenge bwanjye nyine ni bukeya, ariko hari n'undi yabibona akavuga uti ibi bintu nta bwenge. Hanyuma rero hari igihe bibamo ukumva ni n'igitutsi ubundi, kuko ni ikintu kibi kameme. Kutagira ubwenge ni ikintu kibi pe, ni ikintu kibi cyane utakwifuriza undi. Ni nayo mpamvu ushobora kumva umuntu akubwiye ngo nta bwenge ugira, biba ari igitutsi kinini ku buryo abantu bashobora no gufatana mu mashati cyangwa bakaba banzi gusa, cyangwa akajya no kumurega. Ubu ngubu nsigaye mbona abantu benshi baramenye ibijyanye n'amategeko, ukumva agiye nko kumurega ati aha n'aha yambwiye ngo nta bwenge ngira. Rero hari igihe binagorana ukumva nko mu Kinyarwanda ukumva ubona ari kuvuga iti ubwenge se, ubwenge ni ibiki? Bamwe babuhuza ngo n'ubumenyi mu ishuri, ngo ibyo wize ibindi ngo ni karemano, abandi ukumva nyine harimo kujijinganya. Ni nabyo njya nkunda kugarukaho iyo ngiye kugira icyo mvuga. Ibyo mba nasomye ibyinshi ntabwo biba biri mu Kinyarwanda pe. Turacyafite inyandiko nyinshi zitari mu Kinyarwanda, dufite abanditsi bake bandika mu Kinyarwanda, bake barahari, ariko ntabwo dufite kuri volume n'abandi nko mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Nkunda kuvuga mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza kuko ariho njyewe nabasha nibura gusoma ikintu nkaba nacyumva nkaza nkakigusangiza mu Kinyarwanda. Hanyuma rero uyu munsi iryo jambo muri English ubwo risobanura iryo nakoresheje kugira ngo twumvikane neza, risobanura wisdom. Hanyuma mu Gifaransa ni sagesse. Mu Kinyarwanda rero senepa no kugenekereza, nagaru kugenekereza nagenekereje nkoresheje inkoranyamagambo y'Ikinyarwanda, nabonye bisobanura ubwenge. Ubwo rero ni ibimenyetso bikwereka ko nta bwenge ugira. Waba waragiye mu ishuri, waba utararigiyemo, waba ufite imyaka myinshi y'ubukure, yaba nta myaka myinshi ufite mikeya. Ibi bimenyetso nyuma yo gukusanya ibintu byinshi bigaragaza ko abashakashatsi benshi babihuriyeho ko ari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu nta bwenge agira. Hanyuma rero nuza kubyisangana nyuma umunsi wundi ninongera gukora ikiganiro, nzakwereka uburyo noneho wava mu bwenge buke, uburyo umuntu ashobora kuva mu by'ubwenge buke, uburyo ushobora gukuza ubwenge bwawe. Yego ushobora gusanga bumwe ari karemano, ariko harimo n'ibindi, kuko hari n'igihe ubona umuntu ukavuga uti umuntu yarahindutse, cyangwa ubwawe ukaba wakumva wakwitangira ubuhamya ukavuga uti uyu narahindutse, ntabwo ari uyu nari ndiwe. Kandi umuntu ashobora kugira ubwenge cyangwa akabubura mu myaka mike, kimwe nuko ashobora no kubugira cyangwa akabubura ufite imyaka myinshi. Nta bintu by'imyaka bihuriyeho. Ibyo bindi by'imyaka turaza kuzabyita wenda experience, inararibonye, kuko iyo umuntu afite ibintu byinshi aje n'unararibonye, birashoboka nyine bitewe n'imyaka wamaze, ariko tubitandukanye n'ubwenge. Hanyuma rero ndakwibutsa nabwo gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo ibiganiro dukora byanze bikunze biba bifite umuntu wese wabasha kumva Ikinyarwanda, wakumva iki kiganiro hari ikintu yakunguka, waba ufite ubwenge cyangwa utabufite. Hanyuma rero icya mbere kigaragaza ko
uyu muntu nta bwenge afite, afata umwanzuro vuba cyane. Mu cyongereza iri jambo barakoresha ngo quick to judge a book by its a cover. Urumva ni kwa kundi bavuga ngo, sinzi niba ino proverbe ihari mu kinyarwanda, ariko ni ukuvuga ngo ni ugucira igitabo urubanza gusa urebye ku gifuniko cyawe, ukareba igifuniko, wabona igifuniko utagikunze ukavuga uti iki gitabo ni kibi, ntube wanagifungura ngo ugisome. Yego, umuntu rero utagira ubwenge ntabwo ajya byimbitse, ibintu abonye gutyo hejuru ntabwo agira ubundi bumenyi, ntabwo agira ubundi bushishozi ngo avuge ngo ariko iki gitabo ko nkibona inyuma gisa gutya, yego ni icyatsi kibisi, ntabwo nkunda ibara ry'icyatsi kibisi, igitabo si kuko gifite igifuniko cy'ubururu koko cyagira ikintu, cyangwa se igitabo ukabona ntabwo juste ugikunze, ukaba wafungura ukavuga ati si igitabo gifite uturabo, gifitemo pinki, ibara ry'iroza, ntabwo cyaba ari icy'abana, ntabwo kinagisoma, ugahita ufata umwanzuro kandi wenda ntuzi ubutunzi bwari bubitsemo. Umuntu rero utagira ubwenge niko amera, ushobora kubona ikintu hejuru cyane kuri surface ugahita uvuga uti ntabwo hano nahakomeza. Ushobora kuba wari utangiye urugendo ugiye ahantu mu bintu bishobora kukugirira akamaro mu buzima, wabona nk'akayira uri gucamo ukavuga uti yewe muri iyi nzira nta kintu cyiza cyavamo. Hari abantu bavuga uti ibu nakahehe ahangaha nta kintu kizima cyavamo, kandi umuntu wundi uzi ubwenge ashobora kugenda akavuga uti yewe reka ngere ku musozo, reka ngere ku ndunduro ndebe iki kintu icyo ari cyo. Rero umuntu utagira ubwenge nuko areba ikintu. Hari n'igihe wumva umuntu akakubwira ngo yewe buriya muntu ngo naramwanze, se wamwangiye iki? Ugasanga ntibavuganye, ugasanga ntigeze amutega amatwi ngo nahise mwanga nkimubona. Yego, ntuzi ariko ikintu yarazanye, ntuzi icyo yaraje kukubwira, ngo nabonye gusa bitava kubera iki, ngo ukuntu nyine ameze gusa, ngo ubusi n'iki yaba afite. Nyamara umuhaye umwanya ukajya in deep, ukacengera, ukabiha umwanya mutoya, ushobora kuba ariho harimo ibintu byiza, harimo iterambere ryawe, harimo ibintu byari kukugezaho, ariko wowe kubera ko nyine nta bwenge nuko wabibonye utyo akavuga ibi ngibi wapi ntabwo bivamo. Icyo ni icya mbere kigaragaza umuntu utagira ubwenge. Hanyuma ikintu cya kabiri kigaragaza umuntu ko atagira ubwenge, ntabwo yigira ku makosa ye. Mu by'ukuri ubundi byitwa ko amakosa yabayeho umuntu ayigiraho. Amakosa yakubayeho uyigiraho. No mu buzima niko biba bigenze. Ibintu wakoze, mu kinyarwanda bajya bavuga ngo hakosa ukora, bisobanuye ngo kugira ngo ube wanakosheje nukuba wanakoze, hari icyo uri gukora. Ariko noneho umuntu ufite ubwenge, ibyo wakoshejemo amakosa yawe uyigiramo. Mu kinyarwanda hari undi mugani bavuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Ariko umuntu utagira ubwenge, ryabuye araribona none rikamwicira isuka ya mbere, n'ejo bundi akagura indi nabyo rikongera rikamwicira isuka, n'iya gatanu n'iya 10 akageraho anarisitaraho na 5 na 7. Mu by'ukuri umuntu ugira ubwenge, amakosa yakubayeho ntabwo wongera kuyagwamo, ntabwo wongera kuyagwamo, kuko ububizi uyigiraho ukavuga ubushize nakoze iki ngiki bigenda gutya, nahavanye isomo. Ubwo nuko nyine ukabuzi ngo hano hari ikibuye kinini, ukamenya ngo hano ndi muri danger, ndi kujya muri ibi ni danger. Kubushize ibi bintu byambayeho, no, ntabwo ngere. Niyo waba ukururwa n'abandi, niyo waba ufite imbaraga zingana gute, ariko muri wowe uba ufite experience yawe, uba ufite ibyakubayeho. Rero iyo umuntu yaguye mu ikosa ubwa mbere, ikintu kikamunanira ka kabiri, ugasanga nyine ni kwa kundi ameze nk'ingurube iguma igwa mu bintu, iva mu isayo, isubiramo. Nta bwenge, ushaka kugwa muri rimwe kabiri kuko utaramenya neza, ariko wari uri guhengekera ukavuga uti rero nahatambutse nijoro numva ibuye riri hano, ubushize ari hano narisitayeho, nari ku ruhande gato, ariko ntabwo warigonzemo gutya oya, kuko nyine wari uri kuriberekera kuko waribonye. Nibura umuntu abavuga uti uri kugenda, ariko 3 4 5 6 no, uba nta bwenge nyine. Abandi baravuga uti biba ari amahitamo yawe.
biba ari amahitamo yawe, nta bwenge uba ufite. Umuntu ufite ubwenge yigira ku makosa ye akamubera isomo, akamubera esikariye ikomeza ituma atera imbere. Hanyuma iya gatatu, umuntu utagira ubwenge ntabwo ajya afata umwanya ngo ahagarare hanyuma yibaze, abanze yibaze. Urabona mu buzima twese ukuntu tubaho, ni ugushakisha, ni struggle nyine, ni hasi hejuru, kupanda na kushuka, none byakunze ejo byanze. Rero umuntu w'umunyabwenge akora ikintu akavuga okay, ngiye gukora iki kintu, akagerageza, akagenda, yagera ahantu akumva ntibiri kugenda neza. Umunyabwenge rero arabanza agahagarara akavuga uti reka mfate stop, ati kubera iki bintu, ese niki ntari gukora neza, kubera iki biri kugenda neza, ukabanza ukiga bundi bushyashya. Ariko umuntu utagira ubwenge ni gutya, navuze ko ngiye gukora ibi, nuko full stop, arakomeje, agenda aho bagura, ashobora gukuka amenyo cyangwa agakubitira aho ngaho, agahwera aho ngaho. Ariko umuntu w'umunyabwenge iyo uri mu kintu ukagikora ukabona ntikiri kugenda, nubwo uba warakize. Abantu benshi batangira reka tuvuge nka business, batangira gukora ikintu afite nk'inyigo, afite target, afite intumbero yihaye, ariko hari ahantu ugera ukabona ntibiri kugenda neza, ukavuga uti, cyangwa ufite confusion, byivanze, byabaye byinshi cyane. Rero umunyabwenge arabanza agahagarara, ukarekera gatoya, ukabirebera ari, ukavuga uti kubera iki, ukibaza kubera iki biri kugenda gutya, ese niki ndi gukora mu buryo ntagombaga kugikora, ese mpindura iki kugira ngo bigende neza. Rero iyo umaze kubona icyo ugomba gukora, izindi mbaraga ugomba gushyiramo, indi strategy nshyashya, ubundi buryo bushyashya, uhita uvuga okay, noneho reka nkomeze. Ariko umuntu utagira ubwenge yigira rimwe afatiraho, niyo haba harimo ingorane zabayemo, aba yumva ameze nk'iki se, ifite icyerekezo, ni nka robo nyine, ibyo ibyagiye nibyo mpaka bayihagaritse nibwo yahagarara. Naho iyo bayishizemo ibyo bayishyiramo nka telekomande, bakubwira ibyo ugomba kuvuga, nibyo nyine uba ugomba kuvuga, nibyo ngibyo iragiye iravuga. Kandi hari igihe baba banakubwira ibyo ugomba kuvuga cyangwa gukora, wagera hano ukavuga ntabwo ari byo, ibintu ntabwo biri guhura n'iyi situation, ntabwo nabiplaninze, wenda mbona ko imvura izagwa gutya, none imvura ntiri kugwa, reka mbanze ndebe neza, nari mbizi ko ibintu byose bizagenda neza, ariko reka mbanze mpagarare, mbanze mfata akaruhuko, mbanze nige ikindi kirere. Niko umunyabwenge abaho. Ariko umuntu udafite ubwenge wapi, aragenda ku buryo ashaka no kugenda akakubwira ati ariko niko nari nabipanze, none byanze nyine. Kandi byari gukunda kubyigira indi nyigo bikiri hafi, utaratakaza umwanya ungana utyo, utaragenda urugendo rungana gutyo, utaramara imyaka ingana ityo, ukabanza ugafata akanya gatoya ukavuga uti mbigenze ni kubera iki biri kugenda gutya, kubera iki bitari kugenda nk'uko nabishakaga, kubera iki, ukibaza za why nyinshi. Iyo ubajije rero why, pourquoi, uhita ushaka igisubizo, noneho ugakomeza. Iyo rero ni ikintu kigaragaza ko nta bwenge ugira, niba udafata akaruhuko ngo utekereze ku kintu uvuga iki, kubera iki biri kugenda gutya, nta bwenge. Kandi ibyo ngibyo ushobora kubyimenyera kurusha undi. Noneho ushobora kuba uri kumva video ugatekereza nk'ibintu byose wakoze, ukavuga uti yewe shayo uyu nta bwenge, ni buke wenda ubu bufite nyine, ariko buri ku kigero butari bwinshi. Hanyuma rero ikindi kintu cya kane kiranga umuntu utagira ubwenge, ntabwo azi gutega amatwi. Ntabwo azi gutega amatwi rwose, is a poor listener. Ubwo nimvuga gutega amatwi, ni ugutega amatwi nyine ukumva, apana urumva hari ukumva, hari no gutega amatwi. Kuko ushobora kumva umuntu avugije nk'urusaku, ukumva ibintu ku buryo wabaza umuntu ati wumvise, ati numvise umuntu ibintu bisakuza, atako sinumvishe icyo avuga. Rero gutega amatwi ni ukumva icyo avuze, apana kumva gusa ngo numvishe urusaku, ngo numvise uvuga gutya, ngo ariko sinumvishe ikintu uvuga. No, umuntu w'umunyabwenge atega amatwi akumva, apana kumva gusa uraguma uvuga. Hariho abantu bateye gutyo, watangira no kuvuga utarumva, ngo yewe unyibukije ikintu, ngo urumva iki gusa, atangiye akantu gato, nturanamuha umwanya ngo wumve ngo mu by'ukuri uyu muntu n'icyo ari kuvuga.
kuko byanze bikunze iyo umuntu muri kuvugana muri kuganira hari ikintu ushobora gutoramo iyo wamuteze amatwi. Rero umuntu w'umunyabwenge atega amatwi, ntabwo uguma uvuga gusa uvuga ahubwo uvuga iyo biri ngombwa. Niko bavuga, umunyabwenge avuga iyo agomba kuvuga. Agomba kuvuga wumva ufite ikintu ugomba kuvuga, ufite ijambo, apana gusa ngo kuvuga. Hari umuntu ubaho akumva ni nk'itegeko ko avuga, niba habaye inama byanze bikunze ari buvuge. Hari umugani uvuga gutera ikinyoni kitavuze, ikinyoni ntabwo nibuka neza uwo mugani, ariko hari umugani ushaka kumenya uwuzi awumbwira, awunyandikire muri comment ujyanye n'ibyo bintu. Ntabwo mbizi, ariko uwo mugani hari ukuntu uba ushaka kugaragaza ko mbese mu gihe wari uhari wagombaga kuvuga, kandi c'est pas vrai. Ntabwo buri topic ubundi buri kintu cyavuzwe uba ufite icyo ugomba kukivugaho. Niwumva ari ngombwa kuvuga uvuge. Nibwo abantu b'abanyabwenge avuga ukumva abandi bamaze nk'amasaha 5-6 bari kuvuga, wakavuga nk'umunota wa nyuma yamaje kumva bya bintu byose, akavuga nka resume y'ibyo, incamake ibyo by'abandi bavuga. Niho usanga ba bantu akenshi ameze nk'uri gufata umwanzuro, kuko yabanje kubumva, yabanje gutega amatwi, ari kumva ibyo muri kuganiraho, ari kumva icyo muganishaho. Ariko niba uri aha gusa n'utaravuga undi yamuvugiyemo n'undi yamuvugiyemo, iyo ni karagiteri umuntu utagira ubwenge. Umuntu ugira ubwenge atega amatwi, akakumva, akumva ibintu uvuze, hanyuma yasanga ari ngombwa ko avuga, yasanga afite icyo avuga akavuga. Kuko kuvuga ntabwo ari itegeko, it's not a must. Kuko ushobora gutega amatwi, ushobora kuba uwo munsi wawuhariye gutega amatwi ukumva nta kintu gikanganye, nta kintu cy'ingenzi ufite uri buvuge, bitavuze ko utazi kuvuga. Urabizi ariko uri kumva mu biri kuvugwana. Noneho hari n'igihe ubona umuntu bazi ko azi ubwenge, umuntu w'ubunyabwenge, ukabona aricaye. Niho hahandi ushobora kubona nk'umuntu uyoboye nk'inama, kuko azi ko afite ijambo, akamubaza se kanaka mukazayire, ibi bintu hari ikintu bivugaho, n'icyo bivugaho. Niyo umuntu rero yakutomboza kuko bazi ko ufite ijambo ugomba kuvuga, si ngombwa kuvuga buri kanya. Niba wumva nta kintu ufite cy'ingenzi gikomeye uvuga, vuga uti oya, ibyo mwavuze nibyo, ndumva uyu mwanya ntacyo mvuga. Iyo rero ni caractère, ni signe y'umuntu w'umunyabwenge. Niba uzi ko rero uvuga umunota wa mbere wa kabiri nturanumva topic, nturumva icyo bari kuvugaho, nturumva ingingo uri butange, ugomba uvuge, ntabwo uri umunyabwenge. Nta bwenge. Yego nyine kuba ushoboye gufungura ukaba uri kumva hari ibintu ukora, ufite ubwenge, ariko gakeya, butari bwinshi. Iki rero niba ugifite umenye ko uri mu bantu batagira ubwenge. Nahoze mbivuga nkitangira ikiganiro, ibintu byose mvuga akenshi biba bigira ngo bitwungure, bituganirize, bitwereke ko ari ikintu twakosora. Kuko nk'iyi point mvuze ni ikintu cyoroshye, umaze kumva ukisuzuma wavuga uti iki kintu nakireka. Ubutaha ukajya ubyibuka uvuga uti pourquoi pas. Kandi koko uzanarebe atari no kuvuga ngo n'ubushakashatsi, uzarebe no mu busanzwe. Hari igihe umuntu avuga ataramenya icyo avuga, nyuma abantu bakaza kuvuga, abandi bateze amatwi, abanyabwenge bafashe umwanya bo bagatega amatwi, bakumva icyakora, bakumva logique irimo, bakumva ingorane zirimo, bakumva umwanzuro bagomba kuvuga, bakavuga ibintu bihabanye na bya bindi wavuze, kuko wari utaratega amatwi, wari utazi icyo wavuga. Aba bantu rero ukabona nibyo navuze kare, ukabona ameze nk'aho aribo bari gufata umwanzuro, kuko babizi, babateza amatwi neza. Rero iyi ni caractère y'umunyabwenge. Niba uzi kubikora bihabanye n'ibi nkubwiye, nta bwenge, désolé. Hanyuma rero icya gatanu, ntabwo wumvira umuntu wawe w'imbere. Mu by'ukuri abantu bemera Imana, nibaza ariko kameme, reka mvuge ko abantu bari kumva ururimi ndi gukoresha bemera Imana. Imana ndibaza uyemera. Hari ubushobozi umuntu aremanye
Imana yamuremanye, cyangwa reka mvuge rurema, kamvuge rurema biraza koroha cyane kugira ngo tubyumvikaneho neza. Rurema hari ubushobozi yaremanye umuntu afitemo imbere, niho handi bavuga ngo ni umuntu w'imbere, umuntu w'imbere. Rero umuntu utagira ubwenge ntabwo ajya yumvira umuntu we w'imbere. Umuntu we w'imbere ntabwo amwumvira. Ujya kubona umuntu ukabona yasitaye kuri bya buye nababwiye, yasitaye n'amenyo yavuyemo, akavuga ngo sha, ngo kandi nabyutse ngo ndi kwiyumvamo ngo kudakora ibino bintu, ngo nabikoze nanga. Umuntu utagira ubwenge ntabwo yumvira umuntu we w'imbere, ntabwo yumviramo umuntu we w'imbere cyangwa umutima nama, ndumva nacyo ari ikinyarwanda dukoresha. Ugaza gusanga ari kurigiretinga, ati ibi bintu ari kwicuza, ati nabikoze, ati numvaga bimeze gutya, ati kandi numvaga bitandimo, ati hari ukuntu. Umuntu rero utagira ubwenge ntabwo yiyumvira, ntabwo yumvira umutima nama. Kandi mu by'ukuri ubu ni ubushobozi karemano Imana yaremanye umuntu bushaka kumubwira iti ntukore iki ngiki, ntukore iki ngiki, iki kireke, bubiretse, gutegereje gatoya. Icyo kintu akenshi ujya gusanga, niyo mpamvu nanavuze umuntu uri kumva ururimi ndi kuvuga ashobora kuba bino bintu ashobora guhita byumva cyane. Ni nabwo ujya kumva hari abantu, ababyeyi cyane, cyangwa amakouple, abantu bashakanye, ushaka kubyuka ukabumva yarafite ikintu, gahunda yarayikoze, yabigize neza, ejo nzakora iki n'iki, ariko yabyuka akavuga ati ko numva byahindutse, ati ndi kwiyumvamo bino bintu nabireka. Burya iyo ari umubyeyi mwiza akenshi arebye atari indi motifu iri kubitera, kuko hari igihe umuntu abikora gusa kuko adashaka kubikora neza, akakwereka ko umuntu we w'imbere ari kumwangira, nibwo ujya kumva ngumva bireke, ibi bintu bireke, ibi bintu nta mugisha urimo, byihorere, wigenda wanga, wigenda wanga, byihorere, ntabwo biba biri buguhire. Iki kintu rero ni ikintu kiranga umuntu w'umunyabwenge. Niwumva wowe w'imbere, mukazayire w'imbere akubwira ati iki kintu no, iki kintu stop, iki kintu wigikora, menya ko nyine icyo kintu ugomba kucyumvira. Hari n'igihe kiza kenshi ukumva ngo rimwe kabiri, njya numva n'abantu bakoze nka accident, hari igihe ujya kumva bari gutanga ngo kandi yagiye atabishaka, ngo urumva ngo nari namubwiye ngo bino bintu ntabikore, ngo nari nanamubwiye, ngo yagendaga ngo avuga ngo ari kumva atabishaka. Harimo umuntu, ubwo ni ubushobozi rurema yaremanye umuntu burimo karemano. Rero umuntu w'umunyabwenge arayumvira, ariko niba uzi kutumvira umuntu wawe w'imbere, umutima nama wawe wowe w'imbere utiyumvira ikintu, nta bwenge ufite, nta buhari, ntabwo. Ariko ubwo reka kugira ngo hatagira uhita wumva agifite ku rwego rwo hejuru agahita yumva ubwenge bwose bw'umwambi basi ufite bukeya, kamvuge ko ufite bukeya. Hanyuma rero icyanyuma, umuntu utagira ubwenge ntabwo ajya yiha umwanya wo guceceka, gufata silence. Ahangaha niho byenda gusa na hahandi navuze gutega amatwi. Umuntu w'umunyabwenge ajya agira umwanya agacecekaho. Guceceka apana byo kwigunga, kuko hari abantu benshi, abanyarwanda benshi dukunda guhuza guceceka no kwigunga, kwigunga, umubabaro, silence ya silence, ariko atari kuba wigunze. Ibi ngibi ni nabyo bya bindi nahujeho na mbere, bavuga ngo umuntu w'umunyabwenge avuga gusa iyo afite ikintu agomba kuvuga, ariko abatagira ubwenge we avuga gusa kubera ko agomba kuvuga. Rero hari igihe umuntu ageramo agaceceka, uri kwitekerezaho, uri kumva wa muntu wawe w'imbere, uri kwitekereza, wowe wihaye umwanya. Umuntu rero utagira ubwenge nta mwanya agira. Niba uzi ko nta mwanya ushobora kwiha mu mwanya wawe wenyine, kandi iyi silence ntabwo bivuga ngo uri wenyine, like ibyo ngibyo ushobora guhuza no kwigunga, ngo ugomba gusohoka, ngo ngiye ku mazi ndi jyenyine, ngo ngomba kujya muri hoteli, ngo none se ko tubana ngo turi abantu 7 mu nzu, ngo ubwo kuba ndi jyenyine ni rya. Ushobora kuba uri kumwe n'abandi bantu ariko uri na wenyine, uri mu mwanya wawe wa silence. Uri muri sale yuzuyemo abantu ariko uri muri silence yawe uri gutega. Nibyo navuze, niba ushobora gutega amatwi abantu buryo ubucecetse, nta muntu utega amatwi ari kuvuga, ntabwo bishoboka.
ntabwo ushobora gutega amatwi uri kuvuga, ibyo ni ibintu bibiri bihabanye. Rero niba ucecetse mu mwanya wa silence wawe, mu mwanya ucecetse uri kwitekerezaho, ufite ibintu uri gutekerezaho, ufite uburyo uri kwiyumvamo, ufite amaproje, ufite bya bindi navuze, uri kurekira kugira ngo urebe ngo iki kintu ngikore gute ko hano kitari gukunda. Iki kintu rero niba ugishobora ukagira umwanya wa silence, uri umunyabwenge. Hanyuma niba utajya ugira umwanya wo kuba waceceka, nta bwenge pe, nta bwenge, ko ntacyo uzi, ahubwo ubwo usohora bikageraho n'ibyo uvuze byinshi bigera ku bantu ugasanga nta mumaro, kuko wavuze nta mwanya wo guceceka, nta mwanya wo gutekereza, nta mwanya wo gukora analyse, nta mwanya wo kuvuga uti iki kintu uravuga gusa, uravuga buri kanya, nta bwenge rero ubugira. Rero uko nahoze mbivuga, ibi bintu byose ushobora gusanga hari umuntu bihuriyeho, akavuga guhera ku cya mbere ibi yavuze numva ndimo, guhera ku cya kangahe kugera ku cya gatandatu. Birashoboka ko ibi bimenyetso byose ushobora kubyisanga kuri pourcentage wenda zigiye zitandukanye, ariko ushobora kwisanga wenyine ukabyumva akavuga nta bwenge mfite. Ubutaha rero nzagerageza nza nibyo wakora kugira ngo utere intambwe, uve kuri no escalier wisanzeho hano ugere ku yindi escalier. Kandi nkuko nahoze mbivuga, ibi bintu akenshi njya nkoramo amavideo, buri muntu ku rwego rwe, ku bumenyi bwe, ku bunararibonye bwe ashobora kunguka. Bivuze ngo yaba ku muntu ugifite imyaka mikeya, yaba ku muntu ufite imyaka myinshi, ushobora kubyigiraho kandi bikagufasha ugatera imbere, ugahindura ubuzima bwawe. Intego nyamukuru ni ukugira ngo ugire ubuzima bwiza, maximum y'ubuzima buryoshye wabamo, ukaba umuntu mwiza, ushobora kwiyishimira, ukumva uri proud of yourself, ukavuga uti rwose numva ntewe ishema nanjye ubwanjye ukuntu meze, n'abandi bose akaba ari nabwo tuba muri societe neza. Hanyuma rero ndabashimiye aho muri hose, shimiye abantu bacu bamaze gukora subscribe ku Bumwe News TV. Hanyuma utarakora subscribe, ndagusaba cyane kugira ngo ukore subscribe, hanyuma ujye ukora share, hariho n'akazogera ukandaho kugira ngo niza n'indi video uhita uyibona uyisangize n'undi, numara kumva hari icyo wungutse, nibura uvuga iti aka kantu niko reka nkasangize n'undi, uzaba umuteye inkunga ndetse nanjye unteye inkunga, kuko iyo duteye inkunga, iyo nakoze ikiganiro gutya, iyo natekereje nkasoma ikintu nkumva harimo ikintu nungutse, nkavuga iti reka nsangize undi, nawe iyo usangije undi nibura bintera courage ko hariho umuntu wungukira mu byo mba nakoze. Hanyuma ndabashimiye, amahoro y'Imana abane namwe, tuzahura ubutaha mu kindi kiganiro. Bye.